kubera iki bakubariza Do not put intermediaries between you and God. uyu ni umwaka wo gushira iherezo kuri bya byumba birimbuye ingo, birimbuye abasore n'abakobwa n'abagabo n'abagore. Nimumbarize Imana niguha yawe maso kuko ifite ubushobozi bwo guhishurirwa. Hari byinshi warashukitse cyane. You have been misled in so many ways. Warazengurutse cyane nka kurya umuntu yazenguruka kuri rompoe. You have been turning around. Ubwenge bwawe babubyinishije muzungu igihe. Your wisdom has been really misled. Igihe kirageze cyo kwibonera n'amaso. But this is your time to see with your own eyes. Igihe kirageze. This is the time. Cyo gusobanukirwa peke. Ugomba gutakira Imana. And you need to cry to your God. Ivyizi habandi nawe irabiguha. He can give you what he gives to others. Ntabwo ari umwaka rero wo kuririmba. This is not a year of just singing. Ngo turirimbe vision. Singing the vision. 2024 niyo guhishurirwa. Saying 2024 is the year of revelation and receiving the spirit of wisdom. From January to February and stand here on December 31st while nothing has changed in you. The issue we have, we are lazy. Ibintu byose tubitegerereza ku bandi ngo baduhe. Imana yawe wakwije mukayibaza kwizakubwira everything. We rely on others to reveal everything to us, but we have a God that can reveal things to us. Muvuge ngo haleluya. Haleluya. Mwongere cyane haleluya. Haleluya. Hari ikintu jewe nasobanukiwe mu buzima bwa gikristo. There is something I've understood in this namenye neza ko Imana yanje ifite ubushobozi bwose bwo kunsobanurira ico nibajije cyose. No mu gihe ntarakimenya mbanza ngahagarara ngategereza igizakimbwira. I have understood that my God is able to reveal anything to me, and while I'm still waiting, ntabwo natinyuka gukandagira muri tere ahantu ngihaye njijisha. Ngomba kubaza Imana, Mana utekereza iki? Kuko nico tuzibaza cyose waravuze ngo nacu zakidushurira. Kubera iki niroha? Mana y'imwe ijuru turagushimiye. Father in heaven, we thank you. Mwanya mwiza wabanye natwe kuva dutangiye kugeza aya masaha. For having been with us since we started. Turashima kubihe byiza byo kuramya no guhimbaza. We thank you for the great moments of praise and worship. Turashima ubutumwa bwiza twakiriye muri izi ndirimbo. We thank you for the good news we received in the songs. Turashima kubo washoboje kubutanga. We thank you for those you enabled to kwakira ijambo ryawe dusobanurirwa na Mwuka Wera. As you receive your word, we want the Holy Spirit to clarify everything. Akanya gato kabakanya kumugisha. So that the short moment is a moment of blessing. Nigihe tujya kujya imbere yawe turimo tugusaba nk'umubyeyi. And as we come before you praying as children to the parent, icyubahiro nishimwe bikomeze kwibyawe. May glory and honor be yours. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mufate Bibiliya zanyu. We all read in our Bibles. Ni icyumweru cya gatatu tugezemo cy'ukwezi kwa mbere muri mwaka wa 2024. This is the third week of January 2024. Tugize iminsi twumva ijambo ry'Imana cy'Umwuka Wera avuga kuri iteme twatangiye muri uyu mwaka. And we have been hearing about what the Spirit tells us about the annual theme. Uyu munsi wa none ku wa kabiri. Today on Tuesday. Turafata umwanya wo gusenga dushingiye kuri iteme y'uyu mwaka. We will pray on this theme. Turasoma hano mu Baefeso igice cya mbere umurongo wa 17 18. We read Ephesians chapter 1 verse 17 to 18. Ko ni kimwe mu bice tuzagenderaho uyu mwaka. As one of the leading scriptures during the year. Turaza kuhavana
ibyifuzo tuja gusengera. And we shall draw our prayer requests from these scriptures. Igice cya mbere 17 baravuga ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Turashingira kuri iri jambo rivuga ngo data wa twese w'icubahiro. We'll base our teachings on the word keywords. May the Father of glory give you. May the Father of glory give us the spirit of wisdom and revelation. This means that our God gives. He gives us what we don't have. What we did never possess since we got saved. Mu kugira uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa aho twari tugeze Imana ifite gutanga ibirenzeho. Or he is able to upgrade the level of understanding and revelation that we had. Ndagira ngo mwese mugire ukuboko gutya Imana ifite gutanga ibirenzeho. May everyone mind the higher level. Uyu mwaka Imana ifite gutanga. This year God is going to give more. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Twongere cyane haleluya. Haleluya. Hahandi hose wageze ugenda ukabakaba. Harya wageza wibaza ibibazo bitagira ibisubizo. Imana ifite gutanga. Wherever you didn't have answers to your question, God is able to give. Kandi ikiza kinezeza. And what is amazing nuko Imana yacu itazirondora ku butoni. Is that God does not favor. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo musabe muzahabwa. And the word of God tells us to ask so that we are given. Mukomange ku rugi muzakingurira. To knock so that the doors are opened for us. Mushake muzabona. And to search so that we find. Uyu ni umwaka wo gushaka no gukomanga no gusaba. This is the year of searching, of knocking, of asking. Nimusubize mwese kugira ngo duhabwe. So that we receive. Aho muri Matayo hakavuga gutya ngo in Matthew, usabye wese agira gute? Whoever asks is given. Whoever searches finds. Whoever knocks gets the door open for him. Do we believe in this? Do we believe that God does what he says? It's the year of asking and receiving the spirit of wisdom and understanding, revelation. You have been misled in so many ways. You have been turning around. Your wisdom has been really misled. But this is your time to see with your own eyes. This is the time for you to really understand, which requires. Pawulo yandikiye Abaefeso and Paul wrote to Ephesians arababwira ngo and told them kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Paul wrote this to Ephesians, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation. Niyo mpamvu Pawulo yabapfukamiye arimo abasengera
kugira ngo bahabwe uwo mwuka wo guhishurirwa n'ubwenge. And Paul interceded for them so that they receive the spirit of wisdom and revelation. Ntugategereze ko abandi bagusengera, uzisengere nawe. Do not wait for others to pray for you. You can pray for yourself. Kubera iki Paulo ari masengera aba Efeso ngo Imana nabo nibashiraho urwabo ruhare basenge. Why does Paul have to pray for Ephesians? They should have prayed for themselves. Ni wowe uzi ikikubabaje. You know what is important for you. Kandi ugomba gutakira Imana. And you need to cry to your God. Ivyizi habandi nawe irabiguha. He can give you what he gives to others. Ntabwo ari umwaka rero wo kuririmba. This is not a year of just singing. Ngo turirimbe vision. Singing the vision. 2024 niyo guhishurirwa. Saying 2024 is the year of revelation. And receiving the spirit of wisdom. From January to February. Tuzahagarare hano le 31 December. And stand here on December 31st. While nothing has changed in you. Without any understanding, anything received in revelation, that will be sad. Amen. There should be change in your life. And you need to pray for this, to ask for this. This is our day for prayers. Wagera ku murongo wa 18 on verse 18. Ikigaragaza ko uwo mwuka w'ubwenge no guhishurirwa batugezemo. What shows that we have received the spirit of wisdom and revelation. Paul arandika ku murongo wa 18. Paul wrote on verse 18. Aravuga ngo amaso y'imitima yanyu. That the eyes of your understanding abone uko ahwezwa. Are enlightened. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Glory to God. Sifa kwa Mungu. Glory to God. Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe. Tell the person next to you. Ntabwo tugira amaso y'umubiri gusa. That we don't have only physical eyes. Hari abantu babaho bakanuye gutya akaba ngo ndabona kandi yes urabonesha umubiri. Hari andi maso akomeye, amaso yitwa amaso y'umutima. There are more important eyes that are spiritual eyes. Iby'Imana ntabwo bizabirebeshwa gusa y'amaso y'umubiri, no. We don't see what comes from God only with our physical eyes. Bibiliya iravuga ngo the Bible says ibidukikije byose ngo bigaragaza icubahiro cy'Imana. All our surroundings showcase the glory of God. Ni Bibiliya tugomba gusoma kandi tubisomesha y'amaso tufite ayangaya. We read the Bible with our physical eyes. Ariko kugira ngo bisobanukirwe usingi. But for us to get the deep understanding, ugomba kubirebesha amaso y'umwuka. We need to see that with our spiritual eyes. Umutima wacu zureba. Our spirits can see. Ugize igihe kinini amaso yawe akanuye y'umubiri ariko y'umutima aracariho agatwikirizo. For sometimes only your physical eyes have been opened, but your spiritual eyes. Niyo mpamvu Paulo yanditse aravuga ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza. And Paul wrote that the eyes of your understanding will be enlightened. Hari abantu babaho ku mubiri bareba. Sometimes have functioning physical eyes. Ariko umutima utabona. But their spirits are shut. Kandi bitagaragara nibizo bitegeka ibigaragara. And the invisible commands the visible. Ibyo rero bitagaragara, the invisible biza biboneshwa amaso y'umubiri. Is not seen by physical biological eyes. Nkeretse Imana idufashije igatwikurura gutya, iyo itwikuriye amaso y'umutima tuba ambo. Unless God in His grace enlightens us. And we are like, is it how it is? Bwana asifiwe. Praise God. Ndashaka kubabaza. I want to ask you this. Umunsi ingabo za Siriya zari zikikije Elisa na Gehazi.
When Elisha was surrounded by the army of Syria, Gehazi yasohoka akavuza induru akavuga ngo turashize yeme mwami wanje mutware wanje bose turapfuye dore ingabo z'Abasiriya zigeza hazadukikije vyarangiye fini termine. And when Gehazi the servant saw the army, he came to the boss telling, we are finished, we are dying because we are surrounded by a great army. Gehazi yari impumyi se ntabwo yari afite amaso y'umubiri. Was Gehazi a blind person? Didn't he have Ikikwereka ko yari afite physical eyes? amaso y'umubiri The proof of that nuko is yabonye izo ngabo abona n'amagare nukuvuga ngo amaso y'umubiri yararebaga he could yaritegereza. see the army and the chariots they had. Elisa arasohoka When Elisha went out, aza kureba icyo amaso y'umubiri wa Gehazi yabonye. he came to see what Gehazi's physical eyes had seen. Ariko uko yitwaye But the way he behaved, Elisa asobanukirwa ko iki gihungu kimukorera kibana nawe tikiha kibonesha amaso. Elisha understood that his servant could see only with his physical eyes. Abwira Imana ngo Mana humura amaso. And he prayed for him so that God opens his spiritual Humura eyes. amaso yiwe. He prayed to God Mu to kindi open his kinyarwanda niko eyes. kuvuga ngo hweza kuri igitambaro ku maso y'umutima. In other words, he asked God to enlighten Gehazi. Nukuvuga ngo amaso y'umubiri yararebaga This means ariko hari igitambaro cyari ku maso y'umutima. that means that his physical eyes could see, but the spiritual eyes were off. Elisa abwira Imana arayibwira ngo Mana hweza amaso y'uyu mugabo abona abo turibo. Elisha prayed God to enlighten the eyes of Gehazi so that he understands who they were. Uwo mwanya That time immediately, Imana ikiza igitambaro ku maso y'umutima. God removed the blindness in the spiritual eyes of Gehazi. yavuze. And Gehazi said this. Ati ye baba we. He said, oh my God. Kumbe izi ngabo z'Abasiriya nukuzigoswe n'ingabo ziri ku magare yako. So this Syrian army is surrounded by the greater army. Imana nimara guhweza nimwumve ukuntu hano ku murongo wa 18 iravuga ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahwezwa mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibizazaragabera mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga. Ntimushobora kumenya ubwinshi bw'imbaraga ubirebesha amaso y'umubiri keretse amaso y'umutima. You can't understand the riches of the glory with the physical eyes. You need spiritual eyes for that. Hari igikenewe ku Imana ikora ku mutima yacu ku maso yandi Imana yaduhaye. Hari igikenewe tugomba gusaba. There is something God needs to do on our physical eyes. Turi kumwe tuvuga ngo amen. Amen. Twongere cyane amen. Amen. Iyo usomye muri Matayo 16:17 Matthew 16:17 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati urahiriwe Simoni wa Yona urahiriwe kuko umubiri n'amaraso atari byo byabigihushuriye. Ntabwo ari inyama n'amaraso, ntabwo ari ubwenge, ntabwo ari ibintu biri fizike zatumye uhishurirwa ngo ubone. It's not by flesh or blood or physical things that you could be able to see this. Ahubwo ni data wo mu ijuru wabikoze. But my Father in heaven allowed you. Abandi bose bari papasa bari kuba bana papasa. Where everyone else was moving around. Yesu yari yababajije ngo ese ko ngize iminsi mbwiriza ngenda ese uko abantu baza batekereza ngo ndinde. Jesus had just asked them who people thought he was. Abamubonesheje amaso y'umubiri, those who had seen him only with their physical eyes, ariko imirimo uyu mugabo azakora ni Yeremiya. They said this man is Jeremiah. Abandi ati ni Eliya. Others said it was Elijah. Others said it was Moses. N'umwe wo mu bahanuzi. And others said it was one of the prophets. Barebeshaga amaso y'umubiri. That was what they could see with their physical eyes. Yesu abonye ko batamumenye. When Jesus understood that they didn't recognize him, arabaza ati okay, ibo batsinzwe rero ntibigeze bamenye uwo ndiwe. He said they failed, they didn't know who I was. None se mwebwe munitanda. But you, who do you think I am? Petero aturi Kristo umwana w'Imana ihora. And Peter said, you are Christ, the Son of the living God. Aramwitegereza aramureba.
Jesus looked at him ati sha ntabwo ari sagesse wavukanye mu nda ya mama wawe and said, this is not your inner wisdom, si n'ibyo wize mu mashuri neither what you learned in si na the experience school, y'akazi even your work si experience, n'imyaka myinshi ngo ubwo uruta abandi hano no. or your Ce n'est old pas ça. age because you're older than everyone else here. ariko ni data waguhaye guhishurira But my Father has Nukuvuga ngo, revealed this to you. ntiwambonesheje amaso y'umubiri Imana yakoze kuri ya maso y'umutima arafunguka uramenya neza ni data wabikoze. He meant you did not see me by your physical eyes, but my Father had enlightened you so that you know who I am. uyu mwaka abantu bazagutangarira bahaye babona ibyo ukora nuko witwara kubera ko utakiyoborwa n'amaso y'umubiri uyoborwa no guhishurirwa. People will be astonished by who you are and what you do because you no longer see only with your physical eyes. ngiki kigira abana b'Imana ko abantu bari special. And this is what makes children of God special people. nuko twebwe tutayoborwa n'ibigaragara. It's because we're not led by the visible. nuko tutari limite muri mu kubonesha y'amaso n'ubwenge tuvukana no hari irindi hishurirwa umwuka. We are not limited by our physical eyes and the knowledge, but we have another level of revelation. none se ndakubaza wewe ntabwo wifuza kugera muri iyo level, ntabwo wifuza kugera muri urwo rwego Don't you rw'abandi bana b'Imana bagezemo? Don't you desire to get to the level, the dimension of other children of God? nk'uko iyi si nubonesha amaso y'umubiri gusa n'ubwenge wize na experience n'amashuri wanyuzemo tuzanesha muri iyi si keretse ufite andi maso abona ubwenge bw'Imana gusa. Because you will never overcome in this world if you only led by your knowledge, your physical eyes, unless you have the spiritual eyes. ubwenge wavukanye rero Your inner knowledge nubwo wize mu mashuri and what you've na learned experience ufite and the acquired experience ntibihagije are not enough. kugutunga. They are ntibihagije kugutunga, They will ntibihagije not- kuguha insinzi. ugomba kugira andi maso y'umutima They will abona not ibitagaragara. make you live or offer you the victory. You need other eyes, spiritual eyes. ndimo gusobanurira ko ufite impamvu yo gutakira Imana igafungura ayo maso yawe akabona ibitagaragara. Here we are explaining that you have so many reasons to cry to God so that He enlightens your eyes. mu Bafilipi igice cya 3:15 Philippians chapter 3 verse 15. aravuga ngo nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe namwe mube ariko muhuza uwo mutima kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi, niba hari yindi mpamvu ituma mutekereza mwibaza ibindi, If you have any reason to think otherwise, ni kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose, and if anything you think otherwise, dore cyanshimishije this is what pleased me, Imana izakibahishurira naco. God will reveal even this to you. Reka rero ndebe hari Yesu niko wagiye he? Ubu njewe ndi muri Bafilipi 3:15 turahagera. Nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe namwe mube ariko muhuza uwo mutima kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose Imana izakibahishurira naco. Umva 16 ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Murumva aya magambo, soma mu Cyongereza numve ntari jambo ndimo shaka. Niba hari ico kibatekereresha ukundi cyose Imana izakibahishurira. Ngahe soma numve. If anything you think otherwise, God will reveal even this to you. 16, nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Paulo yandikira Abafilipi, When Paul wrote to Philippians, ndagira ngo kugira ngo wumve neza iri jambo iyi mirongo ibiri twasomye wabishira muri context.
I want you to conceptualize this so that you understand it better. nusoma iki gice cya gatatu cy'Abafilipi, The 3rd chapter of Philippians, Paulo yatangiye asa n'ubacaha Paul started rebuking them. ko nimba mugenda musubira inyuma mudakomeza gusa naho mugenda uko mwahamaga. He thought that they were backsliding. Urabona yaje mu banyamahanga, usomye Abafilipi ugasoma Abagalatiya, iki yarimo yerekana gukiranuka guturuka ku buntu bw'Imana muri Kristo apana ku mirimo. He was trying to show the righteousness that comes from Christ, not from the works. Noneho ageze ahangaha asa n'udashima uburyo bagenda bitwara, maze asa n'ugaruka kubabwira uwo ari we. And as he was not contented by how they behaved, he tried to explain who he was. Arababwira ngo niba hari umuntu wakwirata iby'umubiri yaba ari byo twagahagazeho bigira icyo byatuzanira mu Mana, ndi uwa mbere njyewe Paulo. And he told them, if anyone could take pride in the physical things, I'll be the first. Ndi umuyuda w'Abayuda, umuheburayo w'Abaheburayo, nakebwe ku munsi wa munani, ndi umufarisayo w'Abafarisayo, ndi mu muryango wa Benyamini. Nimwumve agenda bereka ko Imana itazishingira ku nkomoko, yibuza kuba ari inkomoko yari kuba uwa mbere. He tried to show them how he was qualified to be the first, considering his genealogical ascendant. Icyambere arasa n'ubacaha, icyakabiri aberetse uwo ari we, icyagatatu arababwira ngo ibyo byose byahindutse ubusa, byabaye nk'amase kubw'ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo Yesu. After rebuking them, after telling them who he was, he told him that those things have become nothing compared to the knowledge of Christ. Hari abantu baza bavuga ngo ibyahindutse amase, Paulo yavugaga nibi nukuba ngo nindamu z'umubiri byose uko yavutse privilege yarafite n'inkomoko yiwe yabonye ko ari ubusa kubera ko yamenye nde Kristo Yesu. Some comments try to show that everything that Paul had from his origin, from his studies, he saw that as nothing compared to Christ. Ico ni cyagatatu yavuze. Icyakane yerekanye rero. And the 4th thing, aravuga ngo nubwo ibyo byose byahindutse amase kubwo namenye Kristo, ariko icyo nakurikiye sindagisingira. even if everything has become nothing because I followed Jesus, but I have not yet attained my objective. Nimusoma icyo gice muracumva. Ngo arangiza aravuga ati ariko nubwo ntarabisingira sinzasubira ngo ndebe inyuma, ndamaranira guhora ndeba imbere kugira ngo nzafate icyo Kristo yagize gute yafatiye. And he told them, even if I have not yet attained my objective, I keep focused to try to reach what Christ has called me to do. Nasohotse niruka mfite icyo nshaka, ibyo nari mfite narabiretse, hari icyo ngamije kuzaronka, nyamara sindakibona, ariko nanone sinsindwa, ndakomeje kuzageza umunsi nzagisingira. He tried to show them that he left everything, he is pursuing an objective, but as long as he has not yet attained it, he keeps running until he gets there. Noneho arangije kubereka urugero rwiwe rwose, ageze kuri ibyo ngibyo rero. After taking himself as a model, niho yageze kuri uyu murongo wa 15. he went to Philippians aravuga ngo chapter nuko 15. rero mwabatunganijwe mwese uko mungana, mwe mwabera bose munumvise uko mungana, namwe muba ariko muhuza mu mitima. He said, therefore let us, as many as we are, have this mind. Ngakundira ijambo rikurikira rero. I love these words. Arababwira ngo mu gihe muri mu rugendo muhuje umutima, nimujaja mugera ahantu mwibaza ibintu, mukagira ikintu cyose cyatuma mutekereza, mugira ikindi gitekerezo mugira cyose muri uru rugendo. He told them, as long as you are walking together with the same mind, if anything might lead you to think otherwise, hariho ikibatekereresha ukundi cyose, if anything may lead you to think otherwise, mumenye yuko Imana izakibahishurira nayo. know that God will reveal even this to you. Imana yacu ntabwo izi ari iriba riza rikama mu gihe cyose dufite icyo twibaza ngo nanirwa kubihishura. Never. Our God is not a source that gets dry when we want something to be revealed to us. Twasize byose kubera gusobanukirwa kumenya Kristo Yesu bihinduka nk'amase. We have left everything because we understood Christ Jesus and it all become ariko
ariko nanone muri uru rugendo dufite icyo dutegereje kuzabona no gusingira. But in our journey we have an objective we need to ntabwo attain. tureba inyuma turakomeza kuzageza igihe tuzagifata. And we don't look back, we continue until we ariko grab hagati aha muri uru our rugendo hari prizes. bishobora kugucanga, hari bishobora kuzana ibindi bitekerezo no kugucanganyikisha. But in the journey you might be confused by many hari ibintu things. byinshi ushobora kuba wibaza byinshi cyane. You may be questioning or wondering about so many things. Pawulo arabandikira arababwira ngo And Paul wrote this to them. icyo nacyo Imana izakibahishurira. God will reveal even this one to you. Ntimugacanganyikirwe muri ubu buzima uzubwira Imana ngo niki simpaye ncumva, fungura ubwenge bwanje, fungura amaso yanje kugira ngo nabyo ninjire muri profondeur no gusobanukirwa neza. Imana izabigusobanurira. Do not get confused in your journey, rather run to God and ask Him to reveal what you don't understand, and this will be clear to you. Ikitwishe ni igiki? The issue we have, turabanebwe. we are lazy. Ibintu byose tubitegerereza ku bandi ngo baduhe. Imana yawe wakwije mukayibaza kwizakubwira everything. We rely on others to reveal everything to us, but we have a God that can reveal things to us. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Hari ikintu jewe nasobanukiwe mu buzima bwa gikristo. There is something I've understood in this namenye Christian life. neza ko Imana yanje ifite ubushobozi bwose bwo kunsobanurira ico nibajije cyose. No mu gihe ntarakimenya mbanza ngahagarara ngategereza igizakimbwira. I have understood that my God is able to reveal anything to me, and while I'm still waiting, ntabwo natinyuka gukandagira muri tere ahantu ngihaye njijisha. Ngomba kubaza Imana, Mana utekereza iki? Kuko nico tuzibaza cyose waravuze ngo nacu uzakiduhishurira. Kubera iki niroha? I never step forward when I'm still doubting, because I know my God has promised to reveal this one to me. Then I wait in prayer. Niyo mpamvu kuri uyu murongo wa nyuma, uyu murongo wa 16 aravuga ati rero mu gihe uzabwe hawusiguza ubaza naco cyose Imana izagusobanurira. Ariko rero ukuri dusohoyemo ariko dukurikiza ukuri twamenye The truth Imana we have yaduhaye, known, what God has revealed to us, ukuri twasohoyemo tuzi, the degree of truth we already have. uzakomeza uguhagararamo ugukurikiza kuzageza igihe Imana izugurura indi page. We need to walk in that same rule until God Nimurebe will ukuntu Imana reveal yacu us other imeze. things. This is how our ngo God ndi kuri is. page runaka, iyi ni page ndiho nabisohoyemo deja, ni nkomeza uko kuri kugenderemo kuko Imana yarakumpishuriye I stand in kuzageza the igihe mbaza Imana revelation until I inquire from God igatora na page ikurikira to turn kakugendera me, to take me to the other kugeza igihe level. nzabaza Imana. I ask God, I Igatora na inquire page. from Him so that Kugeza He iki takes gitabo me to the cyose. other level. Ibyo nibaza muri njyewe byose Imana ikabisobanura. Until everything unclear to me is clarified. Ufite uburenganzira bwo gusaba Imana rero. You have the right to inquire from your God. Ufite uburenganzira. You have the full right. Tukaje kubwira abandi ngo mbariza kubera iki bakubariza Do wewe wabaje. not put intermediaries between you and God. Uyu ni umwaka wo gushira iherezo kuri bya byumba birimbuye ingo, birimbuye abasore n'abakobwa n'abagabo n'abagore. Nimumbarize Imana niguha yawe maso kuko ifite ubushobozi bwo guhishurirwa. This is the year when we will stop wondering, inquiring from other people to ask God. Your God is able to reveal things to you directly. Harabankurikiye bavuge ngo amen. Amen. Harabankurikiye bavuge ngo amen. 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 Imana ifite ubushobozi bwo gukora ku maso ya. God has igakuraho igitwikirizo. the power to enlighten your eyes. Nukuri utaramenya ngo nako nukwibazaho Imana ifite ubushobozi bwo kugusobanurira. Even where you still confused, God has the ability to reveal things. Ariko rero kugeza ubu ukuri twasohoyebo, But up to ariko then, dukomeza gukurikiza. the degree of truth we have known, let's stand in it. Iri jambo ko muraryumva ra? Do you Subira understand haruguru this? 15 urebe amahame abiri arimo. Philippians chapter Ndasohoje kuko 3:15 nari has two kuvuga 30 minutes. Iri principles. 30 minutes isigaye niyo gusenga gusa. We are going to pray for Sha 30 shiraho minutes. 15 bumva.
verse 15 of Philippians 3. aho mu Bafilipi aya mahame abiri 2 principles that we see here. nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe namwe mube ariko muhuza uwo mutima kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose hari impamvu ituma wibaza ibintu byinshi. There are reasons for us to think otherwise. Imana izakibahishurira nimuvuga ico kinyarwanda Imana izagira gute But God will kubera iki bavuze ngo nacyo reveal that one too. nuko hari ibindi yagize gute none kuko yashuye biriya uyu munsi mwagize ngo byarangiye Imana izakibahishurira na God will keep revealing things to us. Iyaguhaye guhishurirwa Yesu kamwemera abandi bahaye bavuga ngo ni mwene Mariya gusa to get the revelation of Christ and accepting them. Iyatumye uhishurirwa kwakira agakiza The one who gave you the revelation that led you the salvation, He will reveal to you other things too. The God who did that one will also keep revealing none Himself niba to warasenze you. wa muhungu Imana ikakwereka ko ari ikirura cyaje cyishushanya ukabona uramukiza niko udasobanukirwa ko nundi nawe nimba ari ikirura You izamusobanura pray kugeza and igihe God wawe revealed to you that kubera iki wamenye ko Imana that noneho young man itagikora that was after you was not good. Why wouldn't He reveal this one to ngiri you ijambo too? rikomeye muri 15 The key word in verse izabihishura 15, izabibahishurira naco He will nabyo reveal even this to you. umurongo wa 16 Verse 16, ihame rya kabiri where we get the second principle. ubwira Imana ngo mfite uburenganzira bwo guhishurirwa nibi ngibi nibazo Tell the Lord, I Amaso have the y'umwuka mbone. right to get revealed this to. I want my spiritual eyes ariko to mu be gihe functional. utegereje kwihishura nabyo biriya bindi But as you still ariko wait, rero muja mwumva ukuri mwamaze gusohoramo ukuri mwamaze kumenya the truth that you had discovered, aba ariko tugira gute let us Nukuvuga live ngo, up to that. tukarenga urubibi Do not rw'ibyo Imana focus. yaguhishuriye banza utegereze paje yindi ifunguke ukomeze Do not Kuko Imana focus only iziyobora. to what has been revealed to you, but wait for the next page to be opened to you. tugiye gusenga We are going to pray. ushireho ibyifuzo bibiri hariya byo gusengera 2 prayer requests to be projected. turasaba umwuka wo guhishurirwa We will pray for the spirit of revelation n'ubwenge and wisdom kubuduhesha kumenya no gusobanukirwa that allows us to understand. turasaba amaso y'umutima We ku Imana pray for- iyakuraho voile For the iyakuraho igitwikirizo enlightenment of our spiritual kandi eyes. turasenga uyu mwaka wose And we n'indi pray myaka so izakurikira that this year and the next years, Imana ifungure ikingure ihumure amaso yacu y'imitima for the Lord to enlighten our spiritual eyes. Mana yo mu ijuru data wa twese turashima izina ryawe rikomeye urasenga bijyanye n'icyo umwuka yaguhishuriye mu gihe twaganiraga ijambo ry'Imana kandi urafata position wumva Take ubwira the Imana uyu position mwaka you wa want 2024 and pray for this year of 2024. uyibwire ngo sinshaka ko abandi bandebera bambonera Tell God I do sinshaka not ko abandi want others to see for me. bantiza amaso yawe For y'umutima others to lend Imana me yahumure their eyes. May the ntabwo Lord ugomba open gutegereza your ko abandi spiritual bagutiza eyes, oya so that you do not depend or rely Imana on ifite others. ubushobozi God has the power bwo guhumura amaso yawe to enlighten Imana your ifite own ubushobozi bwo eyes. kuguha uwo mwuka wo guhishurirwa God has the ability to give you the spirit of Mana revelation. yo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye turashimye haleluya ijambo ryawe riratubwira ngo dusabe tuzahabwa dushake tuzabona dukomange ku rubuge tuzakingurirwa uyu munsi wa none Mana watweretse ko uri Imana tuja dusaba uri Imana tuja dusaba ikumva uri Imana tuja dusaba igasubiza
Ah, hallelujah, 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 hallelujah. Duha amaso y'umwuka abasha kubona no gusobanukirwa imigambi yawe. Ayi data, amaso kora ku maso yacu y'umutima abona ibitagaragara. Kalabo shemereya pangaya we abandala boshea. Hereza itorero, hereza abagabo, hereza abadame, hereza abahungu n'abakobwa. Duhe Mana we, duhishurirwe, duhishurirwe. Amaso abona ibitangaza, amaso abona imirimo ihebuje yawe. Iyi viziyo y'uyu mwaka ntabwo ari indirimbo tuzaririmba, ntabwo ari amagambo gusa, n'impinduka z'ubuzima. Amaso y'imitima yacu, n'impinduka y'ubuzima, n'impinduka y'ubuzima, n'impinduka y'ubuzima. Kawaya baba ayakaya paya awiya kaya la boshea. Impinduka mu basore bacu, impinduka mu basore bacu, impinduka mu basore bacu, impinduka mu miryango yacu, impinduka mu bamama, impinduka mu bapapa, impinduka mu itorero. mu buryo tutigeze dushurirwa muri dimansiyo alibe payala foye hawike ya shanga ayala tala mengi ya la korea fe meshike ya ngaya waya foni me abona imbaraga zidukikije monge ya la waya ayakoye fenimeri ya la sheke ya waya po mengi ya hawaya kaya ya bonde ewi ya la boshene mere. Tukubone data, turarambiwe kugenda itorero, dukeneye impinduka mu itorero, dukeneye impinduka mu bamama, dukeneye impinduka mu rubyiruko. Satani yatuzinyishije muzunga, Satani yatuzinyishije muzunga, ngo babonye, baturebeye, batuboneye. Ayiye belabari ya fonimeria wakaya bandala igihe cyo gushyira mu iherezo, fungura amaso yacu abone. Pandala korea meria la boshekea wakaya bania oeria la forme. Kuru rwijiji ku maso yacu y'umutima, kuru rwijiji, kuru rwijiji, kuru rwijiji, kuru rwijiji ku maso yacu y'umutima, kuru rwijiji ku maso yacu. Humura, 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 humura amaso yacu y'umutima. Uhereza umwuka wishurirwa, esprit de révélation, spirit of revelation, esprit de révélation, esprit de révélation, esprit de révélation, spirit of revelation. Umwuka wishurirwa, umwuka wishurirwa nutembe mu itorero, umwuka wishurirwa ugendagende mu itorero, umwuka wishurirwa ugendagende mu itorero. Baba mu miryango yacu, Mana we, duhe kubona, duhe kubona, uvuga mu buryo bwinshi no mu bundi, ibyo twibaza byose duhabwe directive nawe, duhabwe directive nawe, duhabwe directive nawe, duhabwe directive nawe. imitima yacu ibona Yo 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 yo. Imana iduhe umwuka wo kwishurirwa n'ubwenge. Imana ifungura amaso yacu y'imitima, titurebesha amaso y'umubiri gusa. Oya, titurebesha amaso y'umubiri gusa. No, turebesha amaso y'umutima, tubone ibitagaragara, tubone ibitagaragara, tutabibonesha amaso y'umubiri, tubibonesha amaso y'umutima. byongera kunyagwa nk'abantu badafite amaso. Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Twaje gusaba, twaje gusaba,
twaje gusaba twaje gusaba zamuka wera zitange guhishurirwa mu izina rya Yesu duhishurirwa ibyacu uri Imana izishura ibihishwe uri Imana izishura ibihishwe tanga guhishurirwa ku bakobwa bawe Mana we tanga guhishurirwa mu itorero abasore bawe tanga guhishurirwa mu itorero tanga guhishurirwa mu bakristo tanga guhishurirwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti fungura amaso yacu fungura amaso yacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti fungura amaso yacu fungura amaso yacu tubone ibitangaza byawe tubone ibitangaza byawe mu izina rya Yesu Kristo oh haleluya oh haleluya tukibone imyaka myinshi twabayeho tumeze nka Gehazi imyaka myinshi twabayeho tubonesha amaso kare ya Gehazi igihe kirageze ukuboko kwawe gukomeye kudukoreho gukomeye itaranditswe ku mitima yacu byandikweho kubwo guhishurirwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Mana we tukubone data impinduka mu itorero impinduka mu murimo wawe impinduka mu bakristo impinduka ushira iherezo ubuzima bugenda bushakashaka ngo baturebere batubonere batubwire abone umucyo wawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti twibwiraga byose bihishurwe rya Yesu bihishurwe mu izina rya Yesu Mana we tubaze duhishurirwe tumenye ko ari uburenganzira bwacu kumenya amabanga yawe ni uburenganzira bwacu kwinjira mu bitekerezo byawe ni uburenganzira bwacu guhabwa ibyuzuye umutima wawe Mana we reka twumve tumenye ko ari uburenganzira tubifitiye uburenganzira Yesu we maze dushakashake wishurirwa dushakashake umwuka w'ubwenge data we kore ku mitima wacu amaso yacu y'umutima abone ibitagaragara abone ibyo twiringiza abone ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo ngibyo twiringiza anabone n'ubwinshi bw'imbaraga bwinshi bw'imbaraga ijambo ryawe riratubwira ngo dusabe tuzahabwa dusabe tuzahabwa duhishurirwe icyo turi cyo muri Kristo tugende nk'abanyembaraga izo mbaraga ziturimo itorero abantu bararimbutse bazize kutamenya ukawera ziduhishurire ukomeye dufite muri iki gihe nta bwoba kuko ntabwo turaba ubwoba duhishurire kutagira ubwoba duhishurire yuko ubwoba bwashize intambara ikomeye mu itorero rya none duhishurire data duhishurire data ukudahishurirwa kandi ntabwo twamenya tudahishuriwe ntabwo twamenya tudahishuriwe ntabwo twamenya tudahishuriwe Yesu uko amabanga yawe ubumana bwawe wabwiye Petero uramubwira ngo si inyama n'amaraso inyama n'amaraso ariho zigarukira inyama n'amaraso bigira limite ariko amaso y'umutima ntagira limite ntagira limite itugarukire mu nyama n'amaraso gusa itugarukire mu nyama n'amaraso muzo duhishurirwa n'ubwenge bw'umubiri muzo duhishurirwa n'ubwenge muzo duhishurirwa na lesensa ariko Mana uduhere guhishurirwa n'ibyacu ni twebwe bikenewe mu izina rya Yesu tubone mu izina rya Yesu
izina rya Yesu kugenda tudafite aho tujya turabirambiwe izina rya Yesu Kristo wadushurira kuva ugende nk'abahishuriwe izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo Nazareti imitima yacu yandikwe bitarigeze kwandikwaho kubwo guhishurirwa data kubw'umwuka wawe guhishurirwa kubw'umwuka wawe guhishurirwa ku bana bawe kubw'umwuka wawe guhishurirwa ku itorero kubw'umwuka wawe guhishurirwa mu miryango yacu kubw'umwuka wawe guhishurirwa ku gihugu cyacu n'izina rya Yesu Kristo Nazareti n'izina rya Yesu Kristo Nazareti oh haleluya tugende nk'abahishuriwe kuko dufite ubwo burenganzira tubona amasezerano yacu kuko ahishuriwe impinduka mu itorero impinduka mu itorero izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu IHEREZO uri umuyoboro uri inzira yacu dushurirwa ko ari wowe nzira yacu dushurirwa ko ari wowe mbaraga zacu niba waraduhaye kumenya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ko muri wowe ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo twarabimenye no kuduhishurira inyungu tubifitemo nabyo uzabikora mana we ntuhwema paje wadusobanuriye uracyafite no kuduhindurira indi paje nayo ukayisobanura nta na rimwe ubushake bwawe bwo kuduhishurira bwahagaze ntabwo wadusobanurira paje ya mbere n'iya kabiri iya gatatu ngo uyinanirwe cyangwa uyireke cyangwa uyitwime oya ubushake bwawe igikenewe ni twebwe tugaragaza iyo nyota ni twebwe tugaragaza iyo nyota ni twebwe tugaragaza data itorero ni twebwe imiryango yacu ikeneye umwuka data igihugu cyacu gikeneye umwuka ntabwo tugenda nk'abadafite aho bajya ntabwo tugenda nk'abadafite uburenganzira ntabwo tugenda nk'abatabona duhishurirwe turahishurirwa mu izina rya Yesu turahishurirwa nta kongera kuyoba mu izina rya Yesu nta kongera gushidikanya kuko ngo nibyo uzabiduhishurira mu izina rya Yesu nta kongera kwibaza kuko ibyo nabyo urabishoboye uzaduhishurira n'ibyo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo abana bawe dushaka abana bawe dushaka kugenda mu nzira reka bibe icyifuzo cya buri wese reka bigaragaze ko ntacyo uzakora utagihishuriye ubwo data ushaka guhishurirwa data iyo abikoze n'ubundi zakomeza ubikore iyo aduhaye guhishurirwa no kumenya Yesu ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo afite kuduhishurira n'ubutunzi butagira akagero imigisha waduhereye muri we imigisha waduhereye muri Kristo duhereze umwuka wo guhishurirwa duhereze umwuka wo guhishurirwa duhereze umwuka wo guhishurirwa duhereze umwuka wo guhishurirwa duheze kaya la boshende mana we ntabwo uri iriba rikama ntabwo uri isoko ikama arabosheke igihe cyose twagusanze igihe cyose twakwegereye igihe cyose data we Yesu aya la bosheke yaba Yesu we humura amaso yacu tubona ibitangaza tubona imirimo yawe itangaje dusobanukirwe imirimo yawe itangaje
Yesu, Yesu, Yesu. Tubona imirimo yawe. Humura amaso yacu. Humura amaso yacu. Humura amaso yacu. Tubona imirimo itangaje y'amaboko yawe. Mana yo mu ijuru, Mana yo mu ijuru. Uyu ni umwaka w'impinduka. Uyu ni umwaka w'impinduka. Uyu ni umwaka w'ubuzima buyobowe, bubona, bufite icyerekezo, bufite aho tujya tuhazi neza. Umwaka wo kutiyobora, wo kuyoborwa n'uzi byose, uri alfa akaba na omega. Yesu we, uyu ni umwaka wo kuyoborwa nawe ukaduha icyerekezo. Shea panga ya labo endere musheke ya labo. Mana yo mu ijuru we, Mana yo mu ijuru we. Turagukena, turagukeneye ngwino Mana. Igihe twakoze ibyo dushaka, umwaka w'impinduka, umwaka w'impinduka, umwaka wo kumenya kurushaho, umwaka wo guhishurirwa kurushaho, umwaka wo gusingira ibindi bishasha. Yabanye natwe yatuyoboye, umwaka wo kubonesha amaso y'umutima, akaza kongera ubumenyi bundi dufite mu maso cyangwa se muri sanse zigize umubiri. Ntabwo ubumenyi bwacu tubuhabwa gusa n'ingingo zigize umubiri, umutima wacu uduhishurire. Araboshakaye abasore bacu, abasore bacu, inkumi n'abahungu, baba abantu bahawe kumenya, bahishuriwe, bamenya umutima wawe, bamenya ibitekerezo byawe, bamenya imigambi yawe, basingire umutima wawe. Abagabo n'abadame, couple, dusingire, dusingire, dusingire. Yendere boshekeya, dusingire, 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 dusingire. Where? Yenge yaboya, Mangaya laboria awaya kayaya abaya mengeya laboshekea abaya bongeya laboshakaya labo mengeya baba mengeya laboshekea baba bashekea yendere boshekea we ababa shandara bokorea. Mana we duhe kubona tuvaneho ubuhumyi bwo mu mutima, tuvaneho ubuhumyi bwo mu mutima, tuvaneho urwijiji rwo mu mutima, tuvaneho igitambaro gitwikiriye amaso y'umutima, tuvaneho iriya vale itwikiriye amaso y'umutima. Umura amaso yacu y'umutima, umura amaso yacu y'umutima, umura amaso y'umutima, umura amaso y'umutima. Data wa twese, umura amaso y'umutima, umura amaso y'umutima, umura amaso y'umutima, umura amaso y'umutima, umura amaso y'umutima.
Lemo desime moya. Lemo kolobo shakaya. Kambasabe duhaguruke twese. Kambasabe twese duhaguruke. Stand. Twasabye umwuka wo guhishurirwa n'ubwenge. We have prayed for the spirit of revelation and wisdom. Twasabye guhumuka kw'amaso y'umutima. We have prayed for our spiritual eyes to be opened. Uyu mwaka ugomba kumva ko hari ikigomba guhinduka mu buzima bwawe. This is the year in which your life might be changed. Ugomba kumenya ko ufite uburenganzira bwo kwinjira mu mutima w'Imana ukamenya ikirimo. And you need to know that you have the right to penetrate the heart of God and know what is inside it. Ugomba kumenya ko ufite amaso yo mu mutima ukagira amatwi y'umutima yumva ibiza amatwi y'umubiri atumva. You have to know that you have not only eyes but also spiritual ears that get what the physical ears don't understand. Kandi ugomba kumenya ko ari uburenganzira bwawe uko nawe uri umwana w'Imana. That this is your right as a child of God. Ntabakurusha amahirwe ngo bakubarize bagusobanurize kandi ntibakurusha amahirwe injira mu mutima w'Imana. Gusa icyo usaba Imana ikingura amaso y'umutima ikingure amatwi y'umutima. There is no one who is better placed than you to be before God and ask for you, pray for your spiritual eyes and ears to be enlightened. Ntabwo tugomba kugarukira mu bumenyi duhabwa na les cinq sens izi z'umubiri, oya hari izindi zirenze izo. Dimension yindi tugomba kugeramo tukamenya imigambi n'umutima w'Imana. We need to get to a dimension where we know the plans in the heart of God, which will not rely on the five senses only. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nihagira n'ikindi kigutekereresha gutekereza ikindi kintu n'Imana izagihishura naco. Nta kintu nta page nimwe Imana yaguhisha izayugurura kandi gusobanurira. The word tells us that even if anything might lead you to think otherwise, God will reveal that to you. There is no page that will be hidden to us. Umwanya rero wose tugize hano imbere y'Imana, the time we have spent in the presence of n'umwanya God, tugize turimo twumva ijambo ry'Imana, and the time spent listening to the word of God, hari icyo Imana yaguhishuriye. You have got some revelation. Ntabwo utegereza ngo izampishurira, yatangiye kuguhishurira kumenya icyo Imana igushakaho n'igiki. The revelation will not come later. It has started for you to know what God wants from you. Niki Imana yakweretse muri uyu mwaka ahari intege nke ugomba gushira imbaraga kuko rikera Imana yatangiye kuguhishurira icyo ugomba gukora. If God has shown you where you need to focus and put more strength, the revelation has started. Nubuhe bukene wumvise umwuka yashize muri wewe wahishuriwe kugira ngo ubwire Imana ngo Mana yego namenye icyo ngiye gukora niki ngiki ndakikubwiye. What is the gap that God has pointed that in your life so that you start praying and requesting Him to fill it? Reka tuzamura amaboko yacu. Let's raise our hands.
ushimire Imana uyibwire ngo Mana ndashimye nanjye Thanking God, Lord, mfite uburenganzira bwose I'm grateful because I have all bwo rights kumenya imigambi yawe, to know your bwo plans, kumenya ubwiru bwawe, to know your bwo mystery, kumenya ikiri mu mutima to know wawe, what is in your kuko heart. nahawe uburenganzira bwo gusobanukirwa ubwiru bw'Imana. Because I've received the right to understand the mystery of Ntabwo ari God. ubwa bamwe, ni ubwacu twese. This is not for some, it's Mfite for all of uburenganzira us. bwo gusobanukirwa, sobanuriwe n'Imana, ndebesheje amaso y'umutima, nkamenya amabanga n'ubwiru bw'Imana. I have the right to be enlightened by God to know the mystery and the secrets Mana of God. shize iherezo kuri bwa buzima bwa bundi abantu bose bamzinishaga muzunga, bankozi bakangarura bakankubita hana, igihe kiregeze cyo kwigendera ku isoko wenyine. I put an end to my old life where people used to play with me, putting me here and there. Igihe kirageze cyo kuja ku isoko, ukivomera, ukibonera, ukisomera wenyine amabanga y'Imana. This is your time to go to the source for you to know directly the secrets of God. Igihe ni iki cyo gwishurirwa, kuko Dawidi yavuze ngo Mana kwejesha amaso yanje nsobanukirwe amabanga ubutunzi buri mu ijambo ryawe. This is your time for revelation, as David said, enlighten my heart so that I understand the secrets in your word. Turagushimiye ko uyu mwaka uzaba ari umwaka w'impinduka mu buzima, We thank you for this is the year of change. kuko ubuzima bukomeye bw'imbaraga ni ubuzima bwahishuriwe bukamenya. Because the powerful life is the life that has got revelation and Kuko ijambo ryawe understanding. rivuga ngo ubwoko bwanje burarimbutse, buzize kutamenya, buzize kutagira ishurirwa, bugize kutagira amaso y'umutima abona, bitumye rero burimbuka. Because your word said that my people is perishing for lack of knowledge and understanding, and this has come back to my memory. Uyu ni umwaka wo kugira abakristo b'abanyembaraga, This is a year where urubyiruko Christians will rufite gain imbaraga, power, youth will gain abapapa power, bafite imbaraga, a strong abamama bafite fathers, imbaraga, strong itorero mothers, rifite imbaraga, a very strong kubera ko church, rifite kumenya because it guturuka has mu guhishurirwa. wisdom that comes from Itorero revelation. ritashukika n'inyigisho z'iki gihe, A church that can't be kubera ko misled by n'itorero what ryamenye ryasingiriye because ihishurirwa, it umwuka wo has guhishurira. wisdom and the spirit of revelation. Urakoze Mana Thank you, God, kuzagendana natwe uyu mwaka because wose, you will walk with us tuzunguka throughout byinshi muri 2024. presence yawe, We will gain a lot in your dusinziriye presence. uzatuganiriza tuzahishurirwa, Speak to us as turimo we sleep, tugenda uzaduha as we guhishurirwa, walk, give us turimo revelation. twicaye uzaduha guhishurirwa, As we sit, twuguriye give us ijambo ryawe uzaduha revelation. guhishurirwa, As we hear your word, dupfukanye give muri us presence yawe revelation. uzaduha guhishurirwa. As we kneel in your presence, give Iryo us hishurirwa revelation. rizaba ku buzima bwacu, May revelation imiryango yacu, characterize our lives, itorero our ryose muri families, rusange. and the church in general. Urakoze kuri kumwe natwe, Thank you for being with maze us, byose ubikorere kugira ngo icubahiro kibe izina and ryawe. do everything for the glory of your name. Turagushimiye, tuguhaye amashyi We menshi thank you and n'impundu give you a nyinshi, round of kuri Imana applause. igira neza, mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hobera mugenzi wawe umubwire ngo Imana iguhereze umwuka wo guhishurirwa n'ubwenge. Tell to the person next to you, may the Lord Amaso give you the y'umutima spirit of wawe revelation and akurweho wisdom. urwugara, akurweho May your igitwikirizo, eyes be enlightened kugira ngo murusheho kumenya Imana no so kuyisobanukirwa. that you keep knowing and Murakoze understanding cyane. God. Thank you very much.